mu gihe umubyeyi ateruye umwana akarira ariko wamuha umukozi umwana agaceceka, icyo ni ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko umukozi amufata neza. Ariko niba umwana mu gihe utashye aza akakwizingiraho, wamuha umukozi ntashake kongera kumwegera, icyo ni ikimenyetso kizakwereka yuko aba atifuza kubana n'uwo mukozi. Guhinduranya umukozi kenshi byangiza imico y'umwana. Ntabwo ari byiza yuko uhinduranya umukozi buri kwezi, buri mezi atatu, abakozi 5 mu mwaka bangiza imico y'umwana. Umwana akenera umuntu uhora amwitaho, abana babyirira imyitwarire y'ababarera. Buriya imico itugize cyangwa se abo turi bo ahanini tubikura mu gihe cy'imyaka 12 gusubiza hasi. Ibintu wabayemo mu myaka 12 ibanza mu buzima bwawe ntushobora kubyibagirwa. Nubwo wahindura igihugu ukajya ahandi, ariko imico wakuye mu myaka 12 ibanza ntishobora kukuvamo. Akenshi usanga ingo nyinshi zikoresha abakozi zihora zihinduranya abakozi. Umukozi akaza afite imico akayishyira mu mwana, ejo ukabura mwirukanye, ukazana undi nawe akaza afite imico itandukanye n'iy'uwa mbere, nawe akayishyira mu mwana. Sigaho gana Digital Encyclopedic Tech Limited, aho iba ifite abakozi bahawe amahugurwa, abakozi beza, abakozi bafite ubumuntu. Uruhare rw'ababyeyi ntirusimburwa n'umukozi. Gerageza mu gihe utashye wite ku mwana, abagukumbuye umuterure, aho kwihutira kujya mu cyumba, aho kwihutira kujya kuryama, aho kwihutira kujya kuri interinete, aho kwihutira kureba televiziyo. Amasaha makeya ufite, gerageza guha urukundo umwana. Abana bigana imico myiza cyangwa mibi, bigana imvugo umukozi akoresha niyo uzasanga n'umwana akoresha. Ingaruka rero zo guhinduranya umukozi harimo kubura gahunda k'umwana, hari kutizera abantu, ndetse n'imyitwarire ihindagurika. Izo ni ingaruka mbi uzasanga zituruka mu guhindaguranya abakozi. Niba ujya ubigenzura, uzasanga uko umwana wawe yari ari ku mukozi wa mbere ariko atari ku mukozi wa kabiri. Uzasanga hari imico agenda ahindura, yaba myiza cyangwa mibi. Hari igihe usanga umwana yahindutse, ari nabwo uzasanga hari igihe umwana yanga umukozi ariko waza n'undi umwana akamukunda. Uruhare rero rw'umubyeyi ni ukuganiriza umwana mu gihe utashye, niba ari umwana watangiye kuvuga, ndetse niba ari n'umwana utaratangira kuvuga, hari amakuru azaguha ukamenya yuko umukozi amufata nabi cyangwa amufata neza. Mu gihe umubyeyi ateruye umwana akarira ariko wamuha umukozi umwana agaceceka, icyo ni ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko umukozi amufata neza. Ariko niba umwana mu gihe utashye aza akakwizingiraho, wamuha umukozi ntashake kongera kumwegera, icyo ni ikimenyetso kizakwereka yuko aba atifuza kubana n'uwo mukozi. Icyo ni ikimenyetso kizakwereka yuko, nk'uko muri kubibona kuri iriya shusho, umukozi yirirwa muri telefone, akirirwa mu bindi bidafite umumaro bitandukanye n'inshingano aba yarahawe. Umwanzuro rero twafata, umukozi ni umufasha, ntabwo umukozi asimbura umubyeyi. Urukundo rw'ababyeyi ni ingenzi. Hitamo umukozi witonze kandi umuhugure, kandi umufate nawe nk'umwana wawe, nko kumufata nk'umuntu uri aho ngaho. Rero gana Digital Encyclopedic Tech Limited, uduhamagare tuguhe abakozi bizewe kandi bafite imico myiza
bahuguwe, tuba twarabatoranyije tukabandika tukabashyira muri systeme. Iyo uduhamagaye kuri 0788 42 37 69 tuhita tukoherereza umukozi mwiza. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. This alignment actually looks correct.